uriya muntu arakaye yakwica, uriya muntu arakaye wamubona. Ayo magambo uko ari abiri agomba kuba yarakunyuze mu matwi bitari rimwe. Ubundi reka nkubaze, wigeze wumva warakaye ku buryo amaraso yawe wumvaga nk'ari gutogota abira ku buryo amera nk'ari ku muriro, ukumva umuntu wamukacanga ukamukanjakanja ku buryo akubona koko agatinyamo? Twese twanyuze aho hantu. Muri iyi video ngiye kubasangiza kandi twigire hamwe tekinike zigera ku 10 wakoresha ukabasha kugenzura umujinya, uburakari igihe cyose ubugize. Ibintu mu busanzwe byaturinda kandi bizaturinda gufata ibyemezo n'imyanzuro akenshi itugayisha tugendeye ku mujinya, tugashituka byaturangiriyeho nta garuro dufite. Njyewe nigeze kurakarira umuntu ku buryo numvaga namucira mu maso. Ntabwo nabikoze, ariko byansabye imbaraga zingana iki? Izihe mbaraga? Iyi video reka tuyigirane ku musozo tuyireba. Ni ikiganiro menya byinshi, mbahaye ikaze. Tekinike ya mbere bayita kubara ubara iki, ubara gute? Uburyo ibi ubikora bavuga ko ubundi wabara nko kuva ku 100 hanyuma ukagenda umanuka mpaka ugejeje nko ku 10. Igihe cyose utangiye kumva uburakari butangiye kuzamuka, niyo utahira ku 100 ariko ukabara umanuka, mu gihe cyose umujinya ugufashe, bemeza ko ari ibintu bigabanya ikigero umutima wawe uri guteraho kandi bikagabanya umujinya. Uko ubikora bavuga ko wakabikoze ari nako uhumeka byimbitse. Ibyo ukabikora uko umujinya wawe wumva ukuzamukana. Ni abantu benshi bisanze muri ambutiyaje mu muhanda rwagati, aho kuvuzavuza amahoni bakabara bamanuka. Ubutaha ntuzakubite umuntu urushyi cyangwa se ingumi, ahubwo aho kumukubita ikofe ngo nuko urakaye uzabare imibare. Ibyo ngibyo gusa bizakurinda ipfunwe waterwa n'ibikorwa umujinya wawe ushobora kugukoresha. Hari n'abica abantu. Humeka gutyo ubyumva mbivuze, niyo nzira ya kabiri abantu bakoresha igihe bifuza kugenzura umujinya n'uburakari. Uhumeka byimbitse ukagezayo. Ni ibintu busanzwe biturisha ubwonko bugatuza kandi bikagabanya imisemburo ifite aho ihuriye na stress cyangwa se umuhangayiko. Umva, humeka mu gihe cy'amasegonda 4, injiza umwuka uwufunge mu kindi gihe cy'amasegonda 4. nanone mu kuwusohora usohore witonze ku buryo bisa n'ibitwara amasegonda 4 yandi. Bikorwa nka siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri nabyo ntibisiba gushyirwa ku rutonde mu kugabanya umujinya neza. Imyitozo ngororamubiri ubusanzwe ituma harikurwa imisemburo nka endorphine izwiho gutuma wiyumva neza kandi umujinya ukagabanyuka. Ni umujinya. Reba nk'iyi foto, uyu muntu sarakaye se? Bavuga ko gusa n'ugenda ufata akagendo n'amaguru gakeya kandi ubishoboye agasa n'ukora izo gusimbuka, ni siporo cyangwa se gukora izizwi nka yoga. Ni siporo izo zose nibura iminota 30 ku munsi uzikora bifasha cyane kuri iyi ngingo. Ni umujinya. Progressive muscle relaxation nibwo buryo bwa 4. Gukoresha imitsi y'umubiri nko kujya ufunga ibipfunsi utagiye gukubita umuntu, ariko funga ibipfunsi nk'amasegonda 5 ubundi ubifungure. Nanone amaguru usa n'uyakoresha ukuntu, ibitugu ndetse n'ijosi ubinyeganyize, uretse utarakubita umuntu. Noneho wongere usubiremo gutyo nabikubwiye neza, bigufasha kugenzura umujinya. Gukoresha amwe mu magambo umuntu yibwira aguturisha cyangwa se amuturisha, nko kwibwira ngo John, wenda ni urugero niwe yitwa John, ngo John tuza, ntabwo bikaze, ntabwo warakaye. Ni ibintu bikora cyane ku kintu cyo kugenzura umujinya. Ibi bintu biraza kurangira. Amagambo nk'ayo ngayo ni ibizwi nka mantras. Hano kuri Tele Montagne Rwanda wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko ibyo byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero, umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ukahakanda, uhita utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza nk'ibi ngibi mu buryo bukoroheye. Mu kugenzura umujinya, abantu bagirwa inama nko kujya bagerageza gutekereza mu mitwe yabo igihe barakaye, nko kwibona ahantu bakunda, nko ku mucanga, ku kiyaga, ku mazi, mu ishyamba n'ahandi. Ibyo si by'abahaze se? Ntabwo ari uko nguko nk'uko bitekereje. Ntabwo ari abantu bariye gusa bakora ibyo bintu, ahubwo birakora. Kugenzura umutwe
koresha ibyumviro byose, humeka umwuka uwumvirize, wumve neza ko umwuka uwinjije, umva amajwi neza, buri kimwe cyose kikuzengurutse. Indirimbo, umuziki cyangwa se indirimbo uko wabyita kose ni ikintu gikomeye cyane kibasha guhindura ibyiyumviro. Ibyo n'utabizi azabibwirwa uyu munsi cyangwa se ejo. By'umwihariko indirimbo zituje, inanga zitarimo amagambo cyangwa se inanga zerekeye ibidukikije, nature soundtracks cyangwa se izizwi nka instrumentals, zose ziba ziri kuri internet uyu munsi wazibona, urazumva ntumenye uko bigenza iby'imijinya. Tuvuze ku buryo bwa munane, ni uburyo bwo guceceka, silence, funga umunwa. Burya ngo mu bihe by'imijinya no gutongana, hamwe wumva byashyushye bishyushye cyane, watangiye gutogota, urabyibuka dutangira kumwumva amaraso asa nkaho yashyizwe ku mbabura ku ziko. Bavuga ko ari byiza ko wajya uhagarika kuvuga nk'amasegonda 30 mu gihe uri kuburana n'umuntu, ukareba icyo bitanga. Ikintu utasiga ushaka kugenzura umujinya wawe cyangwa se w'abandi, ntabwo wasiga ikintu cyitwa akaruhuko. Shaka akaruhuko nk'ahantu hacecetse, utekereze neza ku byabaye, hanyuma uwo murakararanya cyangwa se uwakurakaje umugarukaho, umujinya wagiye wasubiye normal, watuje. Ako ni akaruhuko. Abantu benshi bazwiho kugenzura neza umujinya cyangwa se uburakari, bavuga ko gufata nk'ikintu ugashushanya cyangwa se ukandika ku cyakurakaje, kwandika bisanzwe, bavuga ko bigabanya umujinya. Ibi babyita gufata uburakari ukabuhinduramo ikintu cyiza, rimwe na rimwe kinatanga umusaruro. Iki ni ikiganiro Menya Byinshi. Niba wakunze iyi video, ntugire ubunebwe bwo gutera comment ngo udusangize uburyo wowe wakunze wumva bwakorohera muri ubu buryo 10 tumaze kuvuga. Ugire Montagne Rwanda uhakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera byibanze muri iyi si bidufasha kubaho mw'isi itoroshye, tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mw'isi, ukurikirana Tele Montagne Rwanda. Ahagana munsi y'iyi video ahanditse ijambo subscribe niho ukanda, ubundi ukajya ubona ibiganiro byose by'ubwenge kuri Tele Montagne Rwanda mu buryo bukoroheye cyane. Dore indi video naguhitiyemo wareba. Reka tuzasubira ubutaha. Nimenya Byinshi, wari kumwe na Samuel Mugisha. Ciao ciao.